ubwo Miki amaze kubyara amaze amezi 2 yabisezeranyeho n'umuhungu. Umuhungu ajya gushakisha ubuzima nkuko nabandi bashakisha ubuzima, akajya ahembwa amwoherereza. Yari yagiye he umuhungu? Yari hanze y'igihugu. Umuhungu yagiye yarabyaye. Yarabyaye umwana afite amezi 2. Yego. Nuko rero akajya ahembwa amwoherereza amafaranga. Noneho igihe kiza kugera akajya amuhamagara. Ari nduhamagara umukobwa amuhamagara. Oya umukobwa. Umuhungu ahamagara umugore. Akajya amuhamagara, yamuhamagara akabona ntari kumwe n'umwana. Akibaza ahantu ari bikamucanga. Yakongera kumuhamagara agasanga ntari kumwe n'umwana. Aho azagereraho umwana ari akamumwereka. Akabona umwana ahantu neza. Nuko nyine akomeza kubyihanganira hashize amezi 6. Umuhungu abona umwana we ngo agiye gupfa. Nanjye nari ndwaje mama ameze nabi, murwarije hano mu rugo yari yararwaye kanseri. Ubwo noneho umuhungu afata umwanzuro wo kuza kureba umwana we. Nicyo cyamukuye aho yari yaragiye. Yego, nicyo cyamukuye aho yari yaragiye. Yari mu gihugu? Yari Zambia. Yego. Ubwo ahita agaruka aza kureba umwana we. Ahageze asanga umwana ameze nabi, ariko ahageze ntiyongeye gusubirana na Sifiwe kubera ko bo na Miki. Ubwo kubera ko bo bari baziranye ntago twari tuza amabanga yabo. Urabona amabanga y'umugabo n'umugore ntawe yinjiramo. Yego. Uko bari baziranye we yarabize. Yaje ahita ajya kwa mushikiwe mutoya umukurikira wakurikira. Uwo Sam akurikira. Sam niho yayisaza arashyikira kwa mushikiwe. Na Sifiwe barahahurira. Ubwo rero nyuma y'ibyo ntago namenye uko byagiye bigenda. Niho Sam yongeye ahita ajya gukora kwa Haji. Asubira mu mujyi. Asubiye mu mujyi rero Sifiwe aramuhamagara ati ngwino utwara umwana wawe. Uri kumyaza. Ego. Aramubwira ati se urampa umwana ngo mbigenze. Ati niba utaje kuufata umwana wawe nakazi kawe. Hanyuma rero umuhungu umukobwa yaramubwiye ngo ngwino ufata umwana. Niwe wabimwibwiriye. Niwe wamwihamagariye aramubwira ngo ngwino ufata umwana wawe. Abimubwiye kubera izihe mpamvu? Batashwanye ntago nabimenya. Bese ko niba bashwanye mpamvu zuko wabwira umuntu. Umuhungu ntago nabanaga n'umuhungu. N'umukobwa sinabanaga nawe. Gusa umuhungu yambwiye ko yamuhamagaye ngo azafata umwana we. Yego. Amaze kumuhamagara umuhungu nanjye arampamagara ti mama tiko Sifiwe ambwiye ko nza gufata umwana mukuzanire. Ndamubwira ni Sam urabona ukuntu ndwaje mama ameze nabi urazana n'uruhinja mbigenzene. Arangije ageze arambwira ati mama umwana agiye gupfa. Ndamubwira ati niba umwana agiye gupfa muzane. Aramuzana niwe wamumwizaniye ubwe amugeza hano. Umwana akimugeza aha twarebye ukuntu ameze. Saa 11 niho nagiye kwa muganga kwa Michel. Ndamuvuza natashye saa 4. Ubwo yamunza ngeze kwa Michel mupimishije nsanga umwana afite ibiro 6. Kwa muganga Michel. Avurira hano Sodoma. Abantu bose baramuzi. Nuko noneho umwana ndamuzana, umwana ararwara cyane. Umwana ni umuhungu ni wamunzaniye. Ubwo umwana ndamuvuza ntangira ubwo mvuza ntago nongeye kwicara mu rugo. Hari n'igihe navaga hano saa 5 nkagenda nkarara pediatri CHK. Umwana wamuvuzaga iki yararwaye iki cyangwa nuko umwana ntiyahumekaga. Numvishe ko atari no guhumeka neza. Mubuhumekero yarameze nabi cyane adahumeka. Nibyo yavukanye cyangwa nibyaje? Yavutse ari muzima. N'uburwayi bwaje nyuma. N'ubwaje nyina abana na nyina ntago tuzi uko byagenze. Wenda muri uko kumusiga yagiye za Gisenya aho yamenyaniye na Regis. Hari ikiganiro nigeze numva nyine Regis avuga ati Miki twamenyaniye ku Gisenyi kandi yivugira ko yamenyanye na Miki afite umwana afite amezi 3. Yego. Akajya avuga ngo umwana wacu turamurera. Yego. Mpita numva ko rero
yamenyanye nawe umwana akiri Sama akigenda niho bahitse bivuze ngo yajyaga ajya Gisenyi akarara yafite umwana w'amezi 3 ye akararayo nyine umwana iyo yamusigaga se wamugani yabaga yamusigaranye none se ko ntabaga i Kanombe nabibwirwa n'iki cyangwa yabaga yamusigiye abavandimwe afite birashoboka ko yamusigiraga mukuru we cyangwa se n'abaturanyi cyangwa se kanamusiga no mu nzu agakinga byose birashoboka urebye ubuzima umwana yaje afite naye nk'umubyeyi urebye wabona ko umwana atari afite mama we nabonye amafoto niba wayabonye wabibonye nuko nyine umwana baramuzana ujya kumuvuza rugezaho ujya kumuvuza kwa Michel ndamuvuza mva kwa Michel njya kwa Hategeka hariya mu Kiyovu kwa Hategeka ndavuza mbona biranze njya gushaka mituweli y'umwana nta mituweli yari afite njya gushaka mituweli y'umwana tumwiyandikishaho hanyuma ntangira njya ku Muhima bama transfer njyana CHK mpageze bamucisha muri eko bamucisha muri radio basanga mu nda ye harimo amabuye hanyuma nkajya mujyana bakamwena ye umwana rero atangira basanze mu nda ye harimo amabuye ibintu bimeze nk'amabuye ntiyitumaga ye ubwo urumva ntiyanaryaga ntiyananywaga karamvunye cyane urumva kutarya no kunywa hari ahantu Miki yavuze numva hose nago ndibuze kwibanda ko hantu hamwe ndajya numva hose uko byari bimeze yavuze ko ngo yari ari mu buzima bubi ngo yaburaga n'ifu y'igikoma cy'umwana none se ko Regis avuga ko yatangiye kumufasha umwana afite amezi 3 ubwo ubuzima bubi yahuriye he nabwo kandi ari kumwe na nuriya musore ariko sinibaza umwana yari konka cyangwa mama we yabuzuraga amashereka kugira ngo abashe kumwonsa kuko ntabanaga nabo byo sinabimenya ntabwo nshobora kubimenya ubuzima bari babaye mariki wabo kwa Miki mvugana na sister wa Sam yambwiye ko iwabo badakodesha kwa Miki n'ubundi bafite n'amazu bakodesha noneho urumva niho nahise nibaza umuntu abura igihumbi cy'ifu y'umwana bikagenda gute urumva ngema nkeneye kumenya iby'umwana cyane kuruta kumenya iby'abantu kuko twese twa turi bakuru ariko urumva umwana buri bari uw'igihugu buri umwana bari uwawe cyangwa se wanjye ariko umwana bari uw'igihugu nyuma yo kumuvuza rero ko nabonye kagihumeka nabi wageze aho ubura ubushobozi byagenze bite cyangwa uracyamuvuza oya nta bushobozi nabuze ndacyamuvuza umwana ubu mfite rendez-vous yo kuzamujyana ku ruhu ku muganga w'uruhu ariko n'ubundi nibo bamuvura kuko musiga n'amavuta yo kwa muganga niyo baguhaye ayo bampaye rero no muri oreri njyayo muvuje nk'inshuro enye n'ubundi iyo agize ikibazo agize crise mitanjyayo bakanyakira nta kibazo ndakomeje kumuvuza yego iyo aryamye ko numvisha humeka gutya iyo aryamye se byo biba bimeze bite nyine ahumeka kuriya ariko abafite n'imiti ntabwo ari cyane afite imiti anywa buri munsi ubu buri munsi abafite imiti abafite imiti icyo gihe umufata yari afite ibiro bingahe ko wavuze ngo yari arwaye yari afite ibiro 6 ku mezi 10 ibintu uri buze kumbwira uraza kwihangana umbwira ibintu byanyabyo ko biraza kujya kuri social media dore ngizi impapuro kwa muganga bapimiyeho umwana ibiro ndabifite ifishi yo kumukingirizaho ndayifite hari ikibazo ufite biriho umujyanama ndayifite hano turebe kugira ngo umujyanama w'ubuzima niwe nawe yajyaga aza kumupimira hano mu rugo yego umujyanama w'ubuzima aracyari umujyanama w'ubuzima aracyari umujyanama w'ubuzima afite na nimero ye yego ku buryo umukuru w'umudugudu niwe wahamagaye umujyanama w'ubuzima aramubwira ngo naze hano mu rugo apima umwana kuko nahise mbimenyesha ubuyobozi urumva nanjye nibyo nari ndi kuvuga umwana ufite igihe kingana gutyo ku mezi 10 abagomba kubana na nyina keretse nyina mu gihe yaba atakiriho
ibiro 6 harya ubwo ndamenya ahantu umuntu ari bubireberera zana makwenda mbona ayo byibuka ahantu bita birebera ariko biragaragara ko ibintu uri kumbwira ari byo mw'abantu mwereka mbabwire byakiri kunyereka aho hantu hari ibiro ndi kwirinda gukora ibintu kuko urumva umwana uri mu biro 6 ntaba ari mu mutuku se urumva umwana uri mu yari ari mu mutuku dore ngibi biro uko bagendaga bamupima dore ngibi bya mbere ngibi 6 ngibi 6 kwibona hano ngibi biro 6 dore 6,800 7,200 8,700 uko yagiye byiyongera iyo umwana ari mu mutuku kwa muganga bahita bagutegeka ko bagomba kumwitaho barabikoze bampaye bahise banyohereza kushinzwe imirire mibi mufatira shisha Kibondo wabifataga kuri he vuriro iri rya Gatenga niho n'ubu mbifata n'ubu racyabifata nejo nagiye kubizana ndabifite mbwiye mbikwereke babireka ari uko umwana yakuze yagiye ku biro bashaka yakwije ibiro ubu babaha ifu y'igikoma yonyine iyi ni ifu y'igikoma yonyine bampaye niyo bifite vitamine urumva n'ubundi ntago wayibura nuko ubugira ngo ukurikize amabwiriza ko umwana iyo yagiye mu mutuku bari itegeko nyine umujyanama w'ubuzima iyo akwandikiye kare agapapuro ujyanayo ntago wabyanga ubyanze nyine baguhana hanyuma nyuma yo kuba wafata uwo mwana akaza hano mama we ari we Miki yigeze agerageza kuba yatanga ikirego ku mwana we atamufite ko avuga ko umwana we bamutwaye bamumwambuye ntabwo nigeze numva atanga ikirego kandi kigeretse kuri ibyo ntiyigeze anampamagara nagara guhamagara kuva icyo kandi agira nimero yanjye iyo postinze ibintu arabireba nanjye na posting ibyanjye akabireba yego nta nubwo mwandikirana ngo muraho neza ntabwo twandikirana gusa ureba ibintu ya postinze nawe akabibona bivuze ngo niyo postinze umwana aramubona ntago njya posting umwana wanje yego ntago njya posting ubu muhamagaye yakwitaba se muhamagaye yakwitaba wowe se kutamuvugishije sinari kumuvugisha iki ngewe ntago igihe kinini mba ndi hano mu rugo kandi koko kuba kuva kuwa mbere uyu munsi nibwo niri waho none se nyuma yo kubona Miki ataguhamagaye cyangwa se ngo akuvugishe akubaza amakuru y'umwana niki we yegereze mikoro rimwe nigeze muhamagara arambwira ngo araryamye nta rindi jambo twavuganye arakubwira ngo nagashaka kuvuga oya yaranyitabye ndamubaza ntesuriye ati ndaryamye hari ryari ntago nibuka hashize igihe ariko nta mwaka urimo nako nta amezi arimo nk'atatu nibwo nayo nkifata umwana wagira ngo wumve uko bimeze arakubwira ngo araryamye yego mpita mwihorera hanyuma iyo ubonye ari kuvuga ko mwamwambuye umwana ubivugaho iki wowe n'umutware wawe mubivugaho iki mwumva ari iyihe mpamvu ituma bivuga ko mwamutwariye umwana nta kintu kirekire tubivugaho gusa tuba twumva abeshya kandi ntago wabuza umuntu gukora ibyaha bishaka nta kintu tubivugaho gusa nuko tuzi ko abeshya nta kindi ariko urumva birababaza ko niyo mpamvu mwampamagaye baramukazi be nibo bibabaza cyane bashiki b'umuhungu bashiki b'umuhungu nibo bibabaza cyane ni nabo batumye mbese uza ahangaha yego niyo wamamaye ruhande rwose nta kibazo mfite yego ni iki se muri aka kanya hari ikintu wumva wabwira Miki nka mama w'umwana kandi umwana akiri muto nawe akeneye kuba yarirwa n'ababyeyi biwe bombi kugira ngo nabo bagire uruhare mu kurera umwana wabo hari icyo wumva wamubwira kuko urumva iki kiganiro byari byose araza kukireba ikintu navuga kuvuga ngo ababyeyi bombi barera umwana sinzi ukuntu babanye sinzi n'ukuntu batandukanye yego
icyo ni ikintu cya mbere ntabasha gusobanura. Ntabwo ndi kuvuga ngo babane mu buryo bwo kubana nk'umugore n'umugabo. Nyine umwana akaba ubundi umwana ungana gutya yakaba yabana na nyina. Yego yaboneka nyine akarira umwana, ni byiza ku mwana ungana gutya babana na nyina. Hanyuma hari icyo wumva wamubwira ko wenda yazaza akareba umwana mukagira ibiganiro muganira agafata umwana ko wumva hari na filime urumva agiye kubikinamo ko mwamwambuye umwana kandi yavuze ko ari story ya nyayo. Reka duhe papa yego reka duhe umubyeyi w'umuhungu w'umupapa nawe agira icyo avuga abaruhuye mama. Murakoze. Nkuko mukecuru abivuze niko byagiye bigenda. Yego ibyo kuvuga afise yo nguvuga ngo umwana baramumutwaye ahubwo we mbona yaragize amahirwe yo kumwikiza kugira ngo abone uko arya ubuzima. Kuko urebye uko uwo mwana uko namubonye genda kuze umwana ntiyigeza nonwa nibura burwe rwose bwaturutse ko ategeza mwonse. Kuko mbona yaragira ngo akomeze yikumanire sigisiye yo kugaragara ko ari umubyeyi ufite umwana kuko umwana ntiyegeze yonka n'ingaruka afite umunsi wa none no ku mwana ategeze yonka. Ngira ngo twaberetse uko umwana yaje ameze. Giye mbona afisiwe kuko ntiyegeze navuga ati yari no kuza namuza akavuga ati banyibye umwana muzakuri pereza hano mu buyobozi muve ko yegeze nagera ahangaha. Ikindi nongeraho nshaka kuvugaho cyane cyafite ahubwo yashaka ko umwana apfa kugira ngo batazamenya ko yabyaye. Yashaka guhisha ko yabyaye rwose nabo kugira ngo bigaragaze uko umwana umeze bashaka ko apfa ntibashaka ko umwana abaho. Uri n'umukene wajya no mu buzima bakaguha ibyo ureresha umwana hago wafata umwana ngo agire mu mutuko ari hariya umwana mere kuriya arinde yagiye ubunye birafite nibiki cyane. Muri make yaragiye mbona uri yaragira ngo asigitse kuko amakuru nigize kumva n'umuhungu wanjye yavugaga uretse ko wagira ngo bose sinzi ikibazo bafite yavuga ko akina mubyara yanze kumwonsa. Ayo makuru ndayafite ngo ntiyashaka kumwonsa. Ayo makuru ndayafite anagenda umuhungu yarahavuye ntiyongeye kumwonsa kuko umwana ntiyigeze yonka. Buryo umwana ufite ari amezi nubwo atarya konka ntacyo yaba agifite amezi 3 agifite amezi 3 umwana yonka amezi 6 urebye umwana ukuntu yaje ari mu buzima buberiye mabumvu yaburaga n'amashereka. None so uwo muhungu nyine umva wamufasha kumurera yari kunara n'inda yijyanze gasamba nikazana ikagaburira umwana. Sifuri ntiyashaka guriya mwana shaka kuriya mwana apfa mugiye no kwa muganga nibyo ngaruka zo kugira amabuye mu nda. Amakuru ufite ngo bazaga bakamunagira ya mata y'abana yagiye muri firigo bakamuhana za biswi nibyo byabyaye mabuye yo mu nda. Umwana yagize anatituma hari undi naguraga 3 turumbi 16 kugira ngo yitume bakatumushyiramo kugira ngo yitume. Utwagize amahirwe ko noneho bari kwituma ubone ntiyituma yaje agatituma kuryo no kwa muganga wafashe ikemezo cyo kumwina. Muri make n'ibindi ashaka kugira ngo nongereho fisi ntiyashaka kuriya mwana baho kuko yaza kubakunda umwana aba yaraje n'umuyoza karega kavuga ati bantwaye umwana. Yego nicyo nanjye cyangwa akaba nahamagara ariko yashaka kugira ngo mbese we no kugira ngo hari no byagiye bigaragara ko bara mu kazi ibi bagiye bamushyira uriya mwana ku rubuga. Menya nacyo yatumuye yamwemeye ariko giye mura Sofia atarashaka guriya mwana. Bagiye bamushira ku rubuga gute? Bara mu kazi ariye bafotoga bakamuhereza amafoto nk'icyo gihe avuga akora kare akantu kanuza hano mu rugo nyina akamukore bari ishimwe ashobora kwera kabonye ko nakunda kuba ku rubuga nawe nabonye ari umutsapu umukobwa mfite shaka kwera gashizo bagahita bakabona bagahita kohereza. Muri make nashaka kuvuga kuri fisiwe yewe icyo yari no kuvuga ngo ntagene gewe ye numva ko nabyeretse aboze sinyene no kumubona kuko umuntu utagira umwana mu yabyaye wajya no gusaba ne bafite mu muhanda basaba ntaso umukobwa umeze kuri ufite n'amazi wabo bakodeshaga ahubwo yashaka kuriya mwana apfa. Murakoze ndumva ntago twabyita nanone gutyo ko yashaka ko apfa kuko yari kwikuramo. Umva ntiyari kwikuramo kuko umugabo we barabanaga mwe bari barabanaga ahubwo yari kwikuramo yari kwicara na Samuel. Yarabizi ko twite kuko niwe namwiyuhagiraga mfite amakuru ko Samuel akimara kubyara niwe namwiyuhagiriraga. Yaramwishyure ntago yari kumwica ko yamwica bari kubonana. Ntago yari kumwica rero ahubwo yarazi ko azavira wende yarapfuye. Undi abibonye ari yahita urudukara muzananye je nibyo nyina bimbye abungize n'amarwe ndanabimenye we yambiraga ko yaje akamunagira wumva babanje kubiganiraho.
urumva babanje kubiganiraho kuko nageze ndebye umwana amarira agwa mu maso. Wowe ntago wari kubyemera kwaza? Oya, ntabwo nari kubyanga. Iyo nza kumenya ko umwana abaye kuri mba naragiye kumuzana mbere ahubwo. Ntabwo nagutuma ko umwana amera kuriye. Ahubwo icyambaje nuko bamutuzaniye umwana agiye gupfa. Niki tumuna ubujuboze tubuzana kugira ngo atazagwa hano mu rugo. Abayobozi bari hano umwana azana abahe? Umukuru w'umudugudu yaraje. Baraza bateranira hano ahamagara ubuzima umwana baramufotora. Umukuru w'umudugudu hano yitwa nde? Yitwa Juvenal. Aramufotora ahita amagara ubuzima niyo banamushyize kuri liste kugira ngo bamuhe ibyo bintu. Yego. Hari nibindi bari bamwandikiye bimeze ngo birahenda cyane kugira ngo bigarure ubuzima bigenda bibura ariko akoresha biri natwe dukoresha imbaraga twari dufite kugira ngo umwana abeho. Uriya mwana mutazo amafaranga menshi atagira ingano kugira ngo ufise ngo bamutwaye umwana hana arahaza zinaho umwana ari umugabo yamuzanye ahubwo ufise nta rukundo yagize agira umwana we ntiyifuzaga ko nimera biriya no kugira ngo abone amafaranga. Biriya ari kuvuga no kugira ngo abone amafaranga. Kugira ngo abantu bamugirire impuhwe. Bamugirire impuhwe bamwihera amafaranga. Aya mazi iki se kandi yabiho neza nyine niso wabonye hari imishoka y'umwana arama wabonye hari umuntu ngira umuntu yagutwara umwana ntujye kurega azi naho ari. Urumva niyo mpamvu abantu nibajya bareba bino bintu tuba twakoze ntago twe tuba twabikoze kugira ngo dushire umuntu hanze kuko deja Miki niwe wabyishiriye hanze sibyo niwe wabyishiriye hanze ariko niba na famille y'umuhungu nayo ifite ikibazo cyuko bayiharabika ko yatwaye umwana ko bibye umwana ko bamwambuye umwana ibyo ni ibintu babidashoboka hanye nushaka kuntwarira umwana go byakunda adafite imyaka 7 kandi imyaka 7 mujya mu buyobozi mujya mu buyobozi umwana ni umwana atabyemeye bamugumiza kwa nyina umubyeyi w'umugabo akajya amufasha ari kumwe na nyina. Nukuri mwarakoze pe mwarakoze muri ababyeyi beza ikintu nongeraho ibyo ngibyo abavuga yego ni ibimwaro kuko hanarahaze yego uretse ko n'ababyeyi bintababonye uriya mwana aza hano n'ababyeyi bagenzi be yego nuko tufite igihugu gendera ku mategeko kuko umubyeyi wese wabonaga aho umwana ari ahangaha buri wese aravuga ati n'ubibonye kwitora avuga ati muzatubaye mutwereke uwo mukobwa banamukubita ababyeyi bagenzi bamugi bati nta muhajya nta umuntu agira umuntu afata umwana w'amezi angaka akamujugunya ntiyari kugenda n'umusazi yataye umwana aremera akajya agasarana nawe sinzi aho gumenya watari n'umusazi sinzi uko atewe nta n'ubuntu agira menya nirenda itara muri ariko areke kubeshya ngo umwana baramutwaye umwana baramutwaye. Dore barimo barama umva izi facture zose nizo kwa muganga ni nyinshi nk'abantu mwereka tujye tuvugisha ukuri mutujye tureka ibintu byo kuzana amaranga mutima sibyo.